bazashirira mu mukoko Rwanda n'imbwa se bahita Rwanda n'imbwa none uwashoboye abantu hari inzu nyinshi zubatswe yagushije amafaranga mu Kimina none inzu yo muri yo muyereyeho koko muri abantu babi uyu mwana arinze gupfa n'udufaranga yagushije Kimina hari inzu nyinshi zubatse butse koko n'ukubera iki muyishenye koko inzu yarinze kugera hariya mudahari dukuye umuntu hariya hari amarira n'agahinda byari byose ku baturage batuye muri uyu mudugudu wa Rwankuba nyuma yaho Nzayisenga afashe umwanzuro wo kwijugunya muri uyu mukoki ufite ubuhaname butari munsi ya metero 50. Icyamuteye ibi ngo nuko yaje agakubita amaso igisenge cy'inzu yari yarubakiye nyina babanagamo ngo dore ko se ubabyara yabataye ikindi ngakaba atunzwe no gusabiriza abahisi n'abagenzi mu mujyi wakaba yarishatsemo ubushobozi bwo kubakira nyina agatungurwa nuko ngo baje kumusenyera. Hashize igihe kinini nonze kuko amatafari yarumye ise arasabiriza ni wa wundi ukunje utuguru uburi Nyabugogo uri kuvuga ngo wampaye 100 kandi se nawe yarabataye. Ubu garaje amaze kuhagera abonye barimo gusenya inzu ye ahita yirukanka ahita asimbuka agwa mu mukoko. Ntabwo tuzi niba ariho cyangwa yapfuye, ntabwo tubyakiriye neza. Yihiringaga yarari gushakisha ubuzima sibyo papa yasabirizaga none we akoze iki cyo kuba yagira gute yafata ubuzima baramuseye gutamusenyeza ntabwo ari ibikorwa byiza kuba gusenyera umuntu gutya. Ntabwo tubyemeye natwe twese nta muntu byanashimisha nagatoya rwose. Ese nitwubaka tukabazise tukiyahura igihugu cyo gisigaye he tuzatwubaka cyo tubaka basenye ubundi inzi njya kuzamuka gute bari he bazashirira mu mukoko Rwanda n'imbwa se bahita Rwanda n'imbwa none uwashoboye abantu. Banavuga ko ikijyanye no kuba ari umukene ari cyo bashingiyeho mu kumusenyera dore ko inzu zubatswe hafi ya zose muri uyu mudugudu nta nimwe ifite ibyangombwa dore ko uvuye aho ino nzu yasenyewe muri metero 5 hari indi nzu yasenywe ngo yubatswe nta byangombwa ariko bakaba bakuye amatafari atarenze 3 ibyo abaturage bavuga ko uwifite atajya korwaho. Uriya mwana wiyahuye niwe watanze amafaranga ejo bundi yo kugura amapine y'imodoka hanyuma imodoka y'umurenge wa Jari hanyuma mu kumuheraho ejo babyiriwemo bashaka ahantu bahera kugira ngo babone raporo biranga none niyo bahereyeho basenya aje ahageze ahita yiyahura. Bivuze ngo izi nzu zose zubatse hano nta byangombwa zifite inyinshi nta byangombwa zifite inyinshi bagiye batanga nyine amafaranga bikarangira. Se amafaranga ahabwa nde ibwo batanga nyemeza bwishyuza nta nyemeza bwishyuza ziboneka. Hari igihe kigeze kibonekaho cya promotion ariko iyo promotion nta yo kubaka imidugudu twagiye dutanga amafaranga y'amasima abantu bakubaka hanyuma rero nje ntunguwe no kumva nguriya niwe bahereyeho nuko ari rubanda rugufi ngo inzu ye ngo ni ngufiya ngo ni ntoya ngo nakajagari izindi zose zakajagari ngo nuko ari ibisenge. Umuntu yari hahase yubakira nyina none barayisenye niba ngo bagiye gusubira mu baturage twongere twikoremo twongere dusa n'ibyo basenye ahubwo ababisenye niwe wagombye kubakira nyina. Iminsi maze yaba yarubatse bitazwi baba barayisenye imaze igihe kinini none barayisenye ubu hari ibyo bashakaga birenze atabahaye. Nyina wa Nzayisenga mu gihe yarakiri mu mukoke wa Rwanzimbwa nawe agahinda kari kose avuga ati Imana ize kuba amaso byibura umwana wanjye ntatakariza ubuzima. Nitwa Mukeshimana Françoise ubwo rero nyine aka kazu nyine n'abantu bari baradufashije turakarundarunda kubera n'ubundi nakodeshaga n'ubundi nta bushobozi nuko ubwo noneho rero none baragahiritse umwana araje asanga nyine bagahiritse araza kuri moto araza nyine ahita yiyahura. Inzu mwari mumaze igihe kingana iki muyibamo? Tuyimazemo umwaka. Aha haje kwiyambazwa polisi ishami rishinzwe ubutabazi risanga abaturage bari bishatsemo igisubizo cyo kujya gukura Nzayisenga muri uyu mukoke wa Rwanzimbwa barabunganira babasha kumukuramo agihumeka ariko biba ngombwa ko ngo hahamagazwe imodoka yo kuza kumugeza kwa muganga. Abaturage uburakari bubafata ubwo bafata umwanzuro w'uko bagomba kumwigereza ku kigo nderabuzima cya Gihogo. Turamujyana ambulance yaza
nyuma y'uko bakoze urugendo rwa metero zigera muri 30 nibwo bahise bafata Nzayisenga bamushyira mu modoka ishinzwe umutekano y'umurenge wa Jari kugira ngo imugeze ku kigo nderabuzima cya Gihogo yitabweho n'abaganga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari k'Agateko waruraho kino gikorwa cyabereye yaruciye ararumira yirinda kugira icyo atangaza. Byatumye tuvugana na Ingabire Marie Immaculée, umuyobozi mukuru w'umuryango ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda, ahashimangira ko kuba umuturage yakubaka mu buryo bw'akajagari atabishyigikiye, ariko nanone ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwakagombye kujya buryozwa ibi. Senyera umuntu wari uko inzu yuzuye ibyo bintu rwose nabyamaganye kuva kera, kuko nta muntu noneho ubu dufite n'abamutwara sibo, abo rwose baturanye n'abantu bose baba muri misibo yabo. Ntabwo rero byashoboka ngo umuntu yubake yuzuze batarabibona ko ariho yubaka. Rero kubera ko nanjye ndashyigikiye na busa akajagari, ndumva uwo muntu wubatse abantu bose bamurebera, abantu bose bamurebereye, uhere ku isibo ugere ku mudugudu ndetse n'akagari, bakwiye bose kubiryozwa. Ntabwo bikwiye kuba ibyawe wenyine, kuko umuturage hari n'ibyo ashobora kuba atazerega. Icyo nacyo mujye mukibuka, ntabwo abantu bose bamenya amategeko n'amabwiriza icyarimwe. Nicyo gituma rero dufite ubuyobozi bwegerejwe abaturage, ni ukugira ngo badukebure. Uwo mwana ndahamya nkomeje ko iyo baza kumubwira mbere iyo nzu atarayuzuza ntabwo yari kwiyahura. Uyu mubyeyi yari arimo kwibaza haraza kwerekeza, ari nabyo yatabazaga avuga ko yakagombye kwitabwaho n'ubuyobozi ngo kuko kwishakamo ibisubizo byabaviriyemo umurindi wo gutuma umwana we ashaka kwiyambura ubuzima.